Sylvester Stallone, Tom Cruise, Amir Khan, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, abo bose n'abakinnyi b'ibyamamare. Murabazi ariko mubazi barageze kure. Mubazi nk'abakinnyi b'ibyamamare pe, ariko ntago muzi aho bahereye. Ntago muzi filime ya mbere bakinnye, ntago muzi imyaka bafite bayikina. Uyu munsi kuri Behind on the Scene channel ibyo byose ngiye kubibabwira. Abo bakinnyi bose b'ibyamamare mbabwiye ndetse n'abandi bose bavuye kure. Ngiye kubabwira buri wese igihe yinjiriye muri sinema, filime ya mbere yakinnye ndetse n'imyaka yari afite. Ntimucikwe. Reka dore kuri Arnold Schwarzenegger. Uyu Arnold Schwarzenegger filime ya mbere yagaragayemo ni filime yitwa Hellcats in New York. Iyi filime yasohotse mu mwaka w'1939. Arnold Schwarzenegger yigaragayemo afite imyaka 22 y'amavuko. Reka tujye kuri Jean-Claude Van Damme. Filime Jean-Claude Van Damme yagaragayemo bwa mbere bayita Monaco Forever. Yigaragayemo afite imyaka 24. Gusa ntabwo yigaragayemo cyane. Filime yagaragayemo umwanya muremure bwa mbere bayita No Retreat No Surrender. Iki gihe yari afite imyaka 26. Filime ya mbere Tom Cruise yakinnyemo ni filime bita Endless Love. Iyi filime yasohotse mu mwaka w'1981. Tom Cruise yayikinnyemo afite imyaka 19 yonyine y'amavuko. Reka noneho tujye kuri Sylvester Stallone, benshi mwamenye nka Rambo. Filime ya mbere yakinnyemo ni filime yitwa The Party at Kids and Studios. Iyi filime yasohotse mu mwaka w'1970. Yayikinnyemo afite imyaka 24. Iyi filime ntabwo yahitinze cyane. Filime yahitinze cyane yakinnyemo yitwa Rocky. Iyi filime yasohotse mu mwaka w'1976. Stallone yari afite imyaka 30. Reka noneho tujye kuri Jason Statham, benshi mwamenye nka Transporter. Filime ya mbere Jason Statham yakinnyemo bayita Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Iyi filime yasohotse mu mwaka w'1998. Yayikinnye afite imyaka 30. Reka tujye kuri Shah Rukh Khan, muzi nk'umwami wa Bollywood. Filime ya mbere yakinnyemo bayita D1. Yasohotse mu mwaka w'1992. Iyi filime yayikinnye afite imyaka 26. Reka dukurikizeho Amir Khan nawe utamujya kure. Filime ya mbere Amir Khan yakinnye bayita Holy. Yasohotse mu mwaka w'1984. Iyi filime ntabwo yahitinze cyane bituma abantu bamumenya. Yayikinnye afite imyaka 19 yonyine. Filime yatumye amenyekana cyane bayita Gayamant Se Gayamant Taka. Iyi filime yayikinnye afite imyaka 23 mu mwaka w'1988. Reka dukurikizeho Hrithik Roshan nabo bakurikira. Filime ya mbere Hrithik Roshan yakinnye bayita Kahani Kismat Ki. Iyi filime yasohotse mu mwaka w'1984. Hrithik Roshan yayikinnye afite imyaka 6 yonyine. Gusa ntabwo yamenyekanye cyane ku buryo yatumye abantu benshi bamumenya. Filime yatumye abantu benshi bamumenya bayita Kauna Byari He. Yasohotse mu mwaka w'2000. Tujye ku mukinnyi wa nyuma ariwe John Abraham. Niwe wa nyuma uyu munsi ndi bubabwire. Filime ya mbere yagaragayemo bayita Jismo. Yasohotse mu mwaka w'2003. Afite imyaka 30. Ndabashimiye mwese mwabashije gukurikira Behind on the Scene channel kuri uyu munsi. Ndabashishikariza gukora subscribe. Mu by'ukuri ni ikintu cyoroshye kuri mwe, gusa ni inkuru ikomeye kuri njyewe. Ciao ciao.